Yeah. Alright. What's poppy, my people? Nizere ko mumeze neza cyane rero nko muri yagiye atandukanye mbaye kazi hanga kuri The Focus waba udusobanuye tugufa ariko tumeze fresh gusa nyamuneka mbere ko dutangira ukanda kuri like share ndetse unandika comment hasi kunanga film kabonye hanyuma ibintu bishoboka kugenda neza cyane. Film yacu rero itangiye tubona umugabo witwa Sean uba wataye umutwe ari kwambuka umupaka wa Amerika yerekeza muri Mexique. Ahangaha nibwo tuzishurirwa yuko umukobwa we aba yaje ahangaha mu karuhuko byabintu byo gutwika murabizi by'abakobwa ari kumwe n'undi mupesto we ariko ntabwo bigeze bagaruka ndetse ngo ubungubu iminsi 3 yose ibishize bamaze kuburirwa irengero ndetse inzego z'ubuyobozi zo muri kino gihugu cya Mexique nta kintu na kimwe ziba zakabasha kumenya ku hantu bano bakobwa baragiye cyangwa icyababayeho. Bityo rero Sean aba yifatiyemo kugira ngo aze arebe yuko byuza yashaka umukobwa we wabuze wakabasha kumubona. Akwirikiye rero umuntu bamuhaye amakuru Sean yaje kugera ahantu hahandi hajugunywa ibintu by'imodoka bishaje i Burayi bibaho, anagiye mu ibanga rikomeye yinjira ahantu ibyo imodoka biparikwa ndetse nyuma bidatinze rwose aza kugwa ku modoka y'umukobwa we. Sean rero ubuhangayitse yayifunguye atangira kugenda ashaka kugira ngo arebe ko yabona mu byubuza akamenyetso kana umukobwa we yaba yaragiye cyangwa cyamubayeho, ariko ntiyagiye ikintu na kimwe cy'umumaro abonamo. Mu mashuri akurikiyeho rero yahise yihutira kugera kuri station ya polisi ibiri aho ngaho hafi, aho yagiye abamenyesha byamaze kuvumbura by'uko yabonye imodoka n'iki kandi yari aho saba yinjiyemo nta n'uruhushya yari afite. Abapolisi babiri rero ahangaha bahise bamukurikira kugira ngo ajye kubereka ahantu nyine aba yabonye imodoka ye hamwe haparika imodoka bisanzwe bishaje. Gusa Sean yatunguwe no kugerayo agasanga imodoka y'umukobwa we iba yaburiwe irengero ntayihari, nkaho wagira ngo neza ajyanywe na Nyamurigita. Ameze rero nk'umuntu uri kubeshya yatangiye kwiyumvisha bano bapolisi ukuntu we aba yayiboneye ndetse nta n'iminota ingahe ibishize ahavuye kandi yari ihari, anababwira rwose nimero plaque imodoka yari ifite, ariko abapolisi bose nta n'umwe ushaka kujya. Noneho uwitwa Victor we ari kwizera yuko uno mugabo ibi bintu byose aba ari kubihimba nta kintu na kimwe cy'ukuri kirimo. Karitasira ndetse bidatinze rwose Sean asabwa kuva muri no mutungo w'abandi cyane ko n'ubundi aba yahinjiye nta n'uruhushya yari afite, ahubwo bamubwira ati tunagute muri gereza wa muginga we. Nyuma rero wa mugabo amaze kumanjirirwa yambutse umupaka n'undi yisubirira ku ifamu aho umuryango we umutegereje n'amatsiko menshi bazi ko byuzuye umukobwa ari buza muzanye. Gusa wa mugabo akinjira mu nzu bose agahenda kahise kabica, cyane umukobwa mukuru wa Sean wowe wamurakariye byatari ari kumushyiraho amakosa ngo yagakwiye kuba yarinze umukobwa. Ntumbaze ngo uburyo ari bumurinde ni gute niba ari kugenda amufite nka Chick Norris muri butu y'imodoka. Ndetse umugabo ajya no gushaka gusobanurira umukobwa, ariko murabizi by'abakobwa b'abazungu baba baragaze abamubwira ati ndeka ngiye nyine. Nyuma kuri uwo munsi rero mu ijoro Sean agira ikiganiro kirimo amarangamutima n'umugore we Suzanne, aho no mugore we wo wumva yuko ari umuntu wumva ndetse akanasobanukirwa uko situation imeze, ari kumubwira yuko atari amakosa ye apana bimwe umwana yaje kuvuga. Hanyuma rero amubajije ikintu aba yabonye muri Mexique, Sean nibwo yahise amuhishurira yuko igihe yarariyo yaje kujya gutya akagwa ku modoka y'umukobwa we ngayiko yaraba imbere ntabonemo amaraso cyangwa wenda ibindi bintu bishobora kuba byarangijwemo byerekana ko wenda habayeho kantu ko guhangana. Bivuze yuko babakobwa baba barashimuswe ariko bagashimutwa nta bintu by'ingufu bibayemo. Ndetse Sean akomeza anahishura yuko imodoka y'ingu nyuma yo kujya kuri station ya polisi agiye kuzana abapolisi ngo bayirebe yaje kuburirwa irengero neza, ndetse we abari gukemanga ko byanze bikunze n'abapolisi baba birimo abagambanyi. Bityo rero abafite gahunda yo kujya gusura ibiro by'umuvugizi wa leta kugira ngo arebe yuko ikibazo cy'abakobwa baba barashimutiwe mu gihugu cy'amahanga yakijyamo bakamahigira byibuza abakobwa bakagarurwa. Igitondo gikurikiraho rero Sean yasuwe n'umwe mu nshuti za hafi cyane witwa Max, ndetse hagati mu kiganiro cyabo nibwo rero tumenye yuko abagabo ko ari bombi bose bahoze ari abasirikare, ndetse Sean akaba ari koloneli wari uyoboye itsinda bari barimo, ndetse ngo baba baragiye bahabwa inshingano nyinshi zirimo misiyo zikomakomeye, aho nyinshi muri zo ngo zabasabaga no kugenda bakica ibyihebe byose babaga bafashe na kimwe basigaje. Ndetse ahangaha Max ahita yemerera ubufasha umushuti we Sean wo gushaka no guhiga aba banyabyaha bamushimutiye abana, ndetse uyu mugabo akomeza asobanura yuko unaramuka bafasha ngo azabatocaringa akababaza akuramo inzara shinga mu ruhu kugeza igihe bazashira mu mwuka. Gusa Sean we ubutekereza ko ibyo ngibyo atari ngombwa, abashaka gukemura iki kibazo mu buryo burimo amahoro mu buryo bushoboka bwose. Nyuma rero
we n'undi mupapa nyine papa wa mwana wundi waburanye n'umukobwa we berekeza ku biro by'umuvugizi wa leta. Bagezeyo ko batunguwe no gusanga uyu mugabo abazi iyi situation yose, ndetse mu buryo butunguranye yahise asaba bano bapapa ngo kwibagirwa abakobwa babo, ndetse ahangaha ahita bayishurira yuko ngo hariya muri uriya mujyi wa Mexique habayoborwa n'itsinda ry'ibyihebe ry'abakarteri ariyo rifata ibyemezo mu mujyi, ndetse ngo riba rizwiho ubugome no kwica abantu bose baje mu nzira zabo. Nk'uko nk'ubu ngubu mu cyumweru gihise ngo baba barifashe bakica abantu 37 bose bashatse no gukina na business zabo zo gucuruza ibiyobyabwenge n'ibiki. Ndetse uyu mugabo w'umuvugizi akomeza yishura yuko ngo n'umwaka ushize ngo hari umupolisi w'umwana mwiza bamwe batarya ruswa washizwe mu nshingano kugira ngo ayoboreyo, ngo hanyuma yagerageza gukemura ikibazo cy'abakarteri ngo mu ijoro rikurikiraho ngo abarara benshi n'ubundi b'abakarteri ngo baje kumutera ku nzu ye, aho bamurashe amasasu menshi we n'umuryango we bose barabasoza. Ngo kuva icyo gihe rero na sitasiyo za polisi zose zasigaye zikorana n'abakarteri, nta muntu umwe ushobora guhangana nabo cyane yuko bahita bamwica. Bakibyumva rero bano bapapa bose birumvikana bahise bagira impungenge, batangira kwibaza impamvu mu by'ukuri abakobwa babo aribo babaye ibipimo. Ibintu wa muvugizi yahise abasobanurira yuko mu karteri bya byihebe ngo baba banazwi cyane mu bintu byo gucuruza abantu. Ahangaha rero yahise n'abasaba imbabazi aravuga ati ahangaha muri rwanaho cyane cyane yuko natwe tutagiye ngo batwice abazungu abanyamerika. Akibara kubona rero yuko nta muntu ngo ugiye kumufasha, Sean ako kanya yahise ahamagara itangazamakuru, aho yatangiye kubasobanurira situation yose live kuri televiziyo, ndetse arangije ari kuri televiziyo ahita anabwira umukobwa we nkaho yari azi ko ari kumureba, amusezeranya yuko ngo byibuze cyane mu cya vuba agiye kuza kumutabara. Aya makuru rero yabonywe n'amamiliyoni menshi y'abantu batandukanye bari ku isi, harimo n'umuyobozi wa ya karteri bya birara Victor Garza. Ndetse uru rugabo rusuzumye baje kumenya yuko uyu mugabo Nishani yahoze ari umusirikare, ndetse wagiye uhabwa imidari myinshi kubw'umuhate we no kwica ibyihebe byinshi. Victor rero akantu k'impungenge kahise kazamuka, akoba rwose ko uyu mugabo ashobora kuzaza guhiga umukobwa we. Ikibe cyose cyemeza ko aricyo kigiye gukora igikorwa bwa mbere yuko wa mugabo yagitera. Nyuma rero cyose gihamagara abagabo babiri bari bafite inshingano zo gushimuta abakobwa babiri b'Abanyamerika, ndetse abo bagabo babiri abari nta bandi abari ba polisi n'undi harimo wa wundi ngo ni Hector, twakeka twabona ko n'ubundi ashobora kuba arya ruswa. Ahangaha rero polisi yatangiye kubakritika byatari, abatunganya kuko batarakoze akazi kabo neza, kubera yuko abakobwa baba barashimuswe nta nubwo ari bo ikihebe cyo cyarashakaga. Nk'igihano rero yahise ategeka yuko wa mupolisi wa kabiri we yicwa, ariko Hector warababarirwa by'aka kanya. Gusa abagomba gufasha kino kihebe kugira ngo kigende gica umutwe Sean mbere yuko ari we waza kubatera. Victor rero ahise ahereza amabwiriza usanzwe amwungirije akaba n'umuvandimwe Carlos gushaka abasirikari ba masinari bamwe bishyurwa, hanyuma bakajya muri wa mujyi wa Texas kugira ngo bajye kugenda bice Sean n'umuryango we wose bitarengeje amasaha 28 babe bamaze kubasoza, apana ibintu by'ingaro byo kuzaza kubatera. Ndetse ibingibi bashaka kubikora kugira ngo bibere nk'isomo umuntu ari wese uzashaka gukina n'abakarteri azi ngo ni abantu baho ngaho basanzwe, cyane cyane bamwe batekereza ngo nuko ko ari hakurya y'igihugu batakirimo ngo bakina na karteri. Ubwo rero igitondo gikurikiraho konvoyi y'imodoka nyinshi z'abakarteri yobowe na cya kihebe cyungirije Hector yitwa Carlos tari binjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baciye mu nzira y'ibanga, ndetse uhita unabona yuko imodoka zabo ziba zirimo intwaro nyinshi, ubona yuko ko wa muryango wa Sean bagiye kugenda bakawica bakawumara. Ariko ni no muri iki gihe kimwe twese tubona Sean wari wibereye ku murima we ari kwitoza kurasa inyoni akoresheje imbunda ya sniper bafite, ariko agerageje gupima sinzi ukuntu yagize gutya ahita abona za modoka z'abakarteri ziba ziri kuza zigana mu cyerekezo cy'ahantu abatuye. Ni mu ngenge rero yihuse cyane yahise yihutira kujya ku nzu ye, aho yahise agenda abwira umugore we n'umukobwa we abasaba kuzamuka hejuru bakajya kwihishayo. Ubwo Sean rero yatangiye kurasa abanzi be, ndetse koko abasha kwicamo bamwe bari baje bahubutse binjira muri Zagara. Gusa nyuma nawe biza kumusaba ko ajya ahantu akitsimba, kubera yuko abasirikari b'abakarteri baje ari benshi cyatari, ndetse noneho batangira kurasa nta bintu byo kuvuga ngo mu barapima ahangaha bapfa kurasa byanze bikunze akavuga ati ahangaha araza gupfiramo. Bakomeza batwe kandi rero hari umupolisi wari ugiye kwifatira ibya saa sita, aho ahita ahamagarwa, aho bahita bamumenyesha yuko ngo agomba kugenda ku murima ubura aho ngaho hafi cyane yuko haba humvikanye amasasu menshi. Tugarutse handi mu rugo rero byagiye by'abakarteri bibasha kugera ku muryango w'imbere bikawufungura, ariko kimwe muri byagiye kikinjira Sean yahise kirasa gihita kiyapfira.
arangije ahita afata amasahani yose yamena hasi kugira ngo ajye yumva ahantu bikandagiye abashe kubimenya birase. Arambiwe rero n'ukuntu ino misiyo iba iri kugenda yanga Carlos yahise ategeka abasirikari we ngo ndavuga b'ibyihebe guca no mu kindi cyerekezo kugira ngo bajye kumugota bamurasira imbere n'inyuma, ndetse ahita anategeka rwa rupolisi ngo ni Hector kwinjiramo imbere mu nzu rukazamuka hejuru muri etaje kugira ngo rujye kuzana umuryango wa Shani. Ariko ibi ngibi biza kuvamo igitekerezo kibi kubera ko abasirikari byose byagiye byinjira. Shani yagiye abirasa umwe kuri umwe aho yari yitsimbye, ndetse ari nako wamenye neza ko umuryango we ahantu ubukisha ugifite umutekano. Ndetse Shani aza gufata cya gipolisi ngo ni Hector kiba ari ikirya ruswa, aho ikibazo kikamubwira ngo kirarengana we kandi ari ikirya ruswa. Ariko ubwo kwa kurasana kw'amasasu menshi hagati y'ibi byihebe na Shani bikomeza gukara ku buryo urugamba rukomera na za grenade bagatangira kuzijugunya imbere mu nzu. Abonye rero ko ibintu bitoroshye, Shani yahise azamuka handi hejuru aho umuryango we wari witsimbye, atangira kubasaba yuko basohoka baciye mu idirishya, hanyuma nawe aragenda ajya kujijisha byagiye kugira ngo bitaba bibabona, ndetse aza guhanganamo na cya kihebe gikuru cya Carlos, ariko bombi bari kurasa bitsimba nta n'umwe ubasha kurasa undi nkamuhamye. Ku rundi ruhande rero wa mupolisi nawe yageze kuri ino nzu, aho bwa mbere akihagera yabanje gutekereza yuko ari nk'abajura wenda baba bateye ahangaha bisanzwe, ariko aje kubona urugabo ruba rwambaye ikimasike rufite n'imbunda n'ibikoresho byose, yahise abona yuko bino bintu biba biri seriye. Bya rero by'abakaritere nabyo biramubona, aho kanya bigahita bitangira kumufungura umuriro bimurasa. Abantu umupolisi nawe agahita atangira kwitsimba inyuma ku modoka ye, ndetse ubwo kimwe muri bya byihebe cyagejeje kuza cyegera imodoka, ariko wa mupolisi nawe ubutoroshye afite umuhate yayiturutse inyuma ahita gisoza. Akimara rero gusoza kino cyihebe, abakaritere bose bahise bava kuri Shani, bose batangira kwataka wa mupolisi bamurasa kugeza igihe na Carlos ubwe yahise yisukira kugira ngo aze gufasha barebe ko n'umupolisi bamwikiza. Afataranye rero kano kantu ko kurangara kaba kabaye Shani, yahise asohoka handi hejuru, ndetse ahita aherekeza umuryango we bagana nko ku igaraje aho yagiye anarasa ibyihebe bike yagiye ahura nabyo mu nzira. Ariko abafite ubuhanga mu gupima kabisa, abari gukubita rimwe umuntu ahita apfa nta bintu byinshi. Ntumbaze ubwo wenda bo wasanga barimo barasa za pome cyangwa ibiki. Ndetse no muri kino gihe kimwe babarara bakaritere noneho babasha kwivugana wa mupolisi bakamurasa kuko nawe bamuteraniyeho, barangije bahita bongera bagaruka gushaka umuryango wa Shani ku yindi nshuro. Gusa rotipe wacu ababashije kugera ku modoka ye ndetse byihuse cyane, agahita ashyiraho umuryango we, agahita yakselera atangira guhunga. Bya byihebe nabyo byahise bijya mu modoka rero bitangira gukurikira, ari nako bya byihebe bya Carlos babikurikira ariko bigenda birasa amasasu menshi. Gusa na Shani ufite ubwenge bwinshi abagenda kwepesha imodoka kugira ngo amasasu atabageraho. Ariko ubwo yabonye yuko imodoka ye igiye guturitswa, aho kanya itagira igitekerezo yahise yakselera ashyiramo speed nyinshi, ahita agera imbere ayiparika ku ruhande gatoya. Hanyuma ubwo igihe bya byihebe byagiye kuhagerera yatangira kubirasa afite igipimo cya danger, ndetse abasha kwicamo bimwe harimo na cya shoferi. Ibi rero bituma ya modoka cya Carlos kirimo igonga kigikubita hasi, noneho nta bapagasi nta kindi. Igice kiryamye hasi rero cyakomeretse, cyagerageje kubanza kwigira icya danger cyangwa gutanga amakuru, ariko Shani nawe wari wamaze kuba umugombe kubera ukuntu byari byamuzengereje. Shani yarabanje gikubita amasasu nk'abiri mu kaguru, kita kibona yuko ibintu biba byakaze, kita kivuga amerekezo y'ahantu h'abakobwa baba batsimbye n'umuvandimwe wacyo abari. Akimara kubona amakuru rero yese agishimira, akibwira turakoze Carlos we, amasasu we mu mutwe ahita akica. Nyuma y'ingero Shani ahita agira ubwoba bw'umutekano w'umuryango, aho kanya ahita yohereza umugore we n'umwana ahandi hantu haba hari umutekano byibuza muri kano gahe aba atarakemura ikibazo neza. Arangije ahita ahamagara wa mushuti we Magara Max, ahita amubwira yuko noneho aba yemeye bwabafasha, aba yamwemereye cyagiye aza kumusura. Undi rero nawe ahita aza vuba, aba ameze nk'uworosoye wabyukaga. Ndetse uhita unabona yuko Max rwose aba yarakumbuye zino misiyo zo kugenda bica abantu nta kintu bitayeho. Ndetse bitandukanye na Shani we ushaka gukemura ibintu ngo mu buryo bw'umutekano atazanye ibintu byo kubabaza abantu, Max we aba ari umugome wa danje w'umwicanyi, guterwa ibyishimo no kuba yakivugana umuntu kabisa. Ndetse nubwo bagiye guhangana n'itsinda ry'ibyihebe byo bakaritere riba rizwi cyane muri Mexique, Max we aba afite ibyishimo nta ribi. Ndetse Max aba yazanye imodoka yuzuyemo intwaro zigiye zitandukanye, ndetse aba yakoze n'akantu ko gusacinga akaza kumenya ahantu cya Victor kiba kishe. Hari n'abari guteka yuko byanze kuza abakobwa bashimuswe
baba baherereye. Mu mashusho akurikiyeho rero abashuti uko ari babiri bambuka umupaka bose bagahita berekeza kuri ya merekezo baba babonye. Aha rero barahagira bakabanza gusuzuma barebeye muri binocular ndetse barebeye kure babona cya Victor cyataye umutwe kiri gushaka kumenya ahantu umuvandimwe wacyo wa wundi Carlos aba aherereye. Kumbe burya kugeza amagingane n'icyo kitaramenya yuko Carlos tayari yamaze kwicwa ndetse mbere yo gupfa yavuze n'amerekezo cyo kitsimbyemo aba yabaye snitch. Hanyuma rero abandi nabo nta bintu byo gutinda babandi bahoze ari abasirikare baba demobe bahita bafata intwaro zabo ewana bagahita binjira muri ya mansion y'ikigabo. Bakoresheje rero ubwenge bwinshi bafite n'imyitozo idasanzwe babasha kugenda barasa ibyihe basanga mu nzira kimwe ku kindi. Ubwo rero igihe cya Victor cyumvise isoko rw'amasasu ewana aho cyari kiri mu cyumba ubwoba bwarakishe kimara kumva yuko byanze bikunze ari abanyamerika baba bamaze kuhagera kugira ngo bakivugane. Kibonye ko nta ntanda no gukwepera rero kirabwahanuka koko. Ariko ku rundi ruhande Max na Shane nabo bakomeza kugenda barasa ibyihe byinshi ndetse uhita ubona yuko baba birusha imyitozo no kurasa kubera ko nubwo bari byinshi byose bagenda babisoza kandi mu gihe gito cyane nta n'umwe ubashije no kubarasa n'isasu rimwe. Baba bari kurasa pome mu yandi magambo ku buryo barashye bakanarasa uruntu rw'urujiya rwari rukuye umutekano w'ikihebe gikuru Hector we wagiye pe. Ubwo rero bamaze kubasoza bose babagabo babiri b'abademobe babasha no kugera ku cyumba Victor yari yitsimbyemo. Uyu mukuru wa karite rero ubwa mbere nawe abanza kwigira umuntu wa danje w'ingare avuga yuko ngivyiwe aba yahamagaye ngo babiri mu nzira biri hafi kuhagera. Ariko Shane akanya ahita agira umujinya atangira kumutimbagura bikomeye cyane ari nako ari kumusaba kumubwira amerekezo umukobwa we nta mushuti we babatsimbyemo. Victor amaze gukubitwa inkoni nyinshi yumvise neza yanoze ebana yahise yemera no kubatwara kuri ya merekezo abakobwa be yarabashimutiyemo. Uko ari batatu rero bahise bajya mu modoka ebana bahita berekeza muri warehouse aho abakobwa bashimutwe baba babitse. Bakigera rero nkuko bari basanzwe babikoze n'ubundi Max na Shane nta kibazo bafite mu kwica ibyihebe bikeya basanga biharinze. Hanyuma rutipe wacu abasha kubona umukobwa we no amashuti we ebana amarangamutima araza igihe yongeraga kumubona ndetse bose baba bameze neza nta kibazo na kimwe bafite. Mbere yuko rero ubufasha bw'ibyihebe bindi byahamagaye bihagera Shane yise afata abakobwa be ewana ahita avaho ngaho aragenda. Ariko bad boy Max we ahangaha ntago bararangiza kubera yuko abashaka gukora kandi kantu akunda cyane ndetse abatsimbaraye atashaka kuvaho atabikoze ahise akuramo icyuma yegera Victor n'undi rero wakomeretse yiteguye kumutosharinga bikomeye. Ndetse igitondo gikurikira tubona Max agira ku kantu k'agasitasiyo ko kari ku muhanda agashyiraho umutwe wa Victor yari yakase mu rwego kugira ngo yereke n'ibindi byihebe yuko ikizabigerageza nacyo ariko bizakigendekera. Ndetse noneho ahangaha nibwo Max ngaba yitwa kanyuzwe akisubirira muzi. Ku rundi ruhande rero tubona Shane n'umuryango we babongeye guhura nyuma y'iminsi bari bamaze baraburanye handi ku murimo wabo. Hanyuma mu rwego kugira ngo baserebure kino gikorwa cyo kidasanzwe abavuyemo Shane yahisemo kogosha ashyira akantu k'agakwafe ndetse anagabanya ubwanwa kugira ngo yongere abe nk'umusore akanga imyaka. Yego Shane we cyakoza niwe muntu ufite imbunda ya danje. Yo, that's what's up. Agafilme kacu kuri munsi y'inanga karangiriye ariko guys mujye mwibuka gukanda kuri like, share na comment no kuri n'ibintu by'ingenzi cyane kuri twebwe. Siko? Yeah, igeye the focus until next time. Peace.